byari ibintu bijya binyobera ugasanga umuntu amaze umwaka wose ajya mu rusengero ariko muri uwo mwaka wose yambara neza atega mu moto aje gusenga atega mu moto buri munsi agiye handi ndetse buri nyamiho gateka agira gute ariko ugasanga mu mwaka maze ntaranafata amafaranga 500 gaturemo ngo ajye mu rusengero nkuko agiye gusenga ngashyire mu kibo cyishimo ese umwaka wose ndakubaza nta kintu na kimwe Imana iragukorera Mese berega niyuguza umwenda naryo nishimwe iyo ukeye ukaramuka naryo nishimwe ubwo wabuze amafaranga 500 washyira mu giturisho cyishimwe basi ngo uvuge ngo nanjye ntwituro ryishimwe nshimye Imana yuko yandamukije umwaka wose bariho batebamara umwaka hari undi muntu herutse kunsetsa arambwira ati ngewe sinzongera guha abantu basabiriza imyenda atafazari nzanye nyisasa nishyire mu musego nyiryamo ndamubaza ngo kubera iki agiye kunsubiza nansubiza ngo imyenda basigaye bayirogeramo imyenda bayirogeramo gute Imana niyirogora nta muntu wakuroga Imana itabyemeye nta n'uwakwica Imana itabishatse nta n'uwagukorera ikibi cyose Imana ngibyemere ugasanga garidero biruzuye imyenda ivarisi ruzuye imyenda iyindi bafite agatete bari kuhinagamo yababanye myinshi kandi hari abambaye ubusa nta n'uwaragurira agatenge ese iyo ni imirimo Bibiliya tubwira ngo imirimo myiza rero hari ibintu ngiye bijya bintera gutuma nibaza cyane nimba muri Bibiliya hatubwiye ngo dushakashake icyatuma umwami wacu anezererwa nta kindi mbese ntago dushobora kubura akantu na gato twakora kugira ngo Imana inezerwe shaka icyatuma Imana ikubona ngo imirimo myiza dukorera muri iyi si izibuka nubwo abantu batatwibuka ariko Imana izayibuka haleluya rero arambwira ati ngiye ngo sinzayiba imyenda bayirogeramo nta muntu uzongera guha umwenda kubera iki uwo muhe nakuroga Imana ikabyemera ko wigendera uzagenda wakoze icyiza nakurogeramo azagenda wakoze icyiza ariko iyo myumvire yo kuvuga ngo barogeramo ngewe ndayanze mu izina rya Yesu niba yiroga bazayiroge Imana izakurogorira hari baturoga tutayitanze bakaturoga baze ngo turapfa n'ubundi ntidupfe tukababanaho rero gukora neza kwawe niko kuzatuma ahubwo uhagarara kigabo turacyakomeza muri ijambo ry'Imana 14 akavuga 10 hano tugeze kuri 12 hakavuga kuko ibikorerwa mu rwihishwa biteye isoni no kubivuga ariko byose iyo bitangajwe n'umucyo nabyo ubwabyo bihinduka umucyo kuko ikimurikiwe mu mucyo cyose gihinduka umucyo yakomeje turacyari muri cya gitabo cy'Abefeso ibice 5 tugeze ku murongo wa 14 hakavuga ngo nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke Kristo abone uko akumurikira wowe wari utazi ko gutanga bigira umumaro hera uyu munsi ubyumvishije utangira ugira icyo ukora Kristo akubone agira icyo agukorera agira icyo akumarira hari imigisha yacu dufunga tubigizemo uruhare hari imigisha yacu dufunga natwe ari twe tubyiteye ese nimba ugiye guha umuntu wajya ukavuga uti ndifashe ibyo bikoreye iki ni Satani dufunga gutya kugira ngo umugisha wacu utaza bura hari ikintu dukora ariko biturutse kuri Satani kugira ngo dufungire umugisha uturuka ku Mana kandi hari ikintu ukora kikamanuka kubera kikagira umugisha kubera ugikoze ubikuye ku mutima ndabaha ubuhamya bukomeye cyane nabivugaho gato ko nigeze kugera ahantu ncuruza gataro ntenda ngeze kure mu gihe ngeze ahantu ndi gucuruza gataro nsanga hari igiterane haranyaruse dusinzayibagirwa nsanze hari igiterane ninjiramo nsanga bari kwitanga bari kubaka inyubako ndangije ndavuga ati se ko bari kwitanga kandi nanjye nkaba numva nshaka kwitanga kandi nkaba nta mafaranga mfite aribwo maze kurangura ndabigenza gute nafashe amafaranga nari mfite harimo n'uduceri tw'icumi n'utwa 20 twose ndatururana ngo ngira ngo byabigeze nko ku 1200 ahari urumva 1200 kuri ngewe umunyagataro kera yari menshi ndagira ngo ubwire ngo hari igihe wanga gutanga bitewe na Satani ariko Satani burya ntakagufata ngo gutsikamire ahubwo ujye umwiya kuvuga uti Mana nanjye ndahagutse ngiye kugukorera ndangije ijwi rikagumya rimbwira ngo uraburara
rikanyongora rikanyonga rikambwira ngo ndaburara kubera ko twadufaranga ntutanze mu nyubako. Nawe urumva umunyagataro wa kera byari bikomeye. Ndangije ndihangana mamaze gusenga ndahakanonye nikora kagataro kanye njya gutembereza. Nari mfite akabina najyaga ntangamo amafaranga 600 ya buri munsi, kandi bagombaga kumpa nyuma kubera nari umukene ntibagombaga kumpa. Ndangije ngeze aho twagatangiraga barambwira ngo twagenzuye, haleluya, ngo dusanga ngo uyu munsi ari we turaha amafaranga. Numva ndanezerewe, numva ndashubijwe, nibutse ya mafaranga yanjye natanze Satana kanyoga akavuga ngo ibyo biceri bya 1200 utanze uraburara, ejo uzaranguza iki? Nanjye nkatangira kuko kera icyo gihe twaranguza nk'ibihumbi 2 cyangwa se 8 gutyo, 5 gutyo ukuzuza agataro kawe ukagenda. Noneho rero nanjye koko nareba ngasanga ishoro cyose ndagitanze, nkasanga nta kintu nsigaranye, ariko numva ijwi riri kumbwira ngo humura. Nanjye ndakubwira ngo humura, nubwo bwose hari icyo wakoze ukagira ngo biracitse, humura, Imana yarakubonye kandi irabizirikana. Nanjye ndavuga nti ndaburaye. Barambwira bati ni wowe tugiye guha amafaranga y'akabine uyu munsi. Byari 26 twafataga, 26 byo muri minsi yacu ducuruza agataro yari menshi. Nahise ntangira kuba umuntu nanjye utangiye gukomera, mpera aho ngaho nkimara gutanga ayo mafaranga y'inyubako ndi gucuruza agataro nkavamo nkayatanga. Niho Imana yatangiye kugenda ifungura ibyanjye, ntangira kugenda mbona umugisha, humura, rekura, ukorera Imana yonyine niyo ifite ububasha bukomeye kuri wowe. Ngo kanguka ngo mbone uko nkumurikira, niko Imana, niko hano Bibiliya itubwira. Noneho tugiye ku murongo wa 16 haro turacyari mu Befeso, haravuga ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge. Ngo mwirinde cyane mugende nk'abanyabwenge. Kugenda nk'abanyabwenge urumva icyo bishatse kuvuga? Bishatse kuvuga iki? Ibyo urimo ni wowe ubizi, ibyo ugenderamo ni wowe ubizi. Iri jambo rikubake, rikumbwire aho ugomba guca, rikubwire aho ugomba kunyura, rikunyuza mu nzira wumva ugomba gucamo. Ku murongo wa 16 bakavuga ngo mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi, nuko ntimukabe abapfu, ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka. Bibiliya tubwiye ngo tumenye ubwenge ntitukaba abapfu, ngahubwo ngo tumenye icyo umwami wacu agize gute ashaka. Icyo umwami ashaka ni iki? Urukumva ari iki? Isuzume. Ashaka ya mirimo kuyibona, ashaka yuko tumukorera, ashaka yuko tumuba hafi, ashaka yuko umukorera ibindi ukabimurekera. Amina. Ngo mungeragereshe ibyanyu nanjye mumbone. Ndagira nkubwire ngo imirimo myiza wakorera muri iyi si Imana yacu izayibuka. Ndagira nkubwire ngo imirimo myiza uzayikora, kuyikora ni uguca karande z'iwacu, ni uguca za karande twabonye yavuga ngo twari mu mwijima, ubu ntitukiri mu mwijima, ubu turi mu mucyo, ubu twese twamenye Imana. Kera ntitwari tuzi gusenga, kera ntitwari tuzi ibyo tubamo, kera ntitwari tuzi, nta na kimwe twari dusobanukiwe. Ariko ubu buri wese ngo umwenda warahera watabutsemo kabiri, ngo buri wese agize ate yigererayo. Ese iri jambo mubwiye kuri YouTube hari ikintu wakumvamo cyakugirira akamaro? Iri jambo ubonye kuri Mama Positive Official mbese hari ikintu cyakubakaho? Ndagira nkubwire ngo nshuti yanjye ndagukunda, ariko ndagira ngo iri jambo n'ubuhanuzi butavangiye, hari icyo wabwumvamo bukakugirira akamaro. Mugenzi wawe musuzume, uwo mugendana, uwo mubana nusanga nta kamaro yakugezaho, umukatire umureke wegera Imana. Uwo mubana muri groupe, societe yose ubamo, aho mucuruzanya, aho muba, aho mugendana muri korali, aho muririmbana hose, ese ibitekerezo byabo iyo bitekereje usanga ari bikuganisha ku Mana cyangwa usanga ari ibikuroha? Nusanga ari ibikuroha umureke, ushaka inshuti nzima ariyo Yesu. Yesu ni inshuti bitsibanga, Yesu ni inshuti bwira ibyawe, Yesu ni inshuti wicara ku gitandukanye, Yesu ni inshuti upfuka imbere y'igitandukanye ukayibwira ikibazo cyose ufite. Umuririmbyi arine gahonga yararirimbye aravuga ngo nzakubitsa ibanga ryawe kuko niwe utazamvamo. Irandirimba iranshimisha. Niwe utazagira gute? Niwe utajya uva mu bantu, niwe utajya umena ibanga. Umushuti wawe umubwira ko waburaye akacya byasasa hose, hati nubwo yiyemera se nta burara, araburara nyine, ariko Imana irabizi kaburara. Egera Imana ari ubwira ibyawe, egera Imana yitakire, egera Imana yibwire, ariko mu kuyibwira uyibwirishe n'imirimo, ntuyibwirishe umunwa gusa, uyibwirishe n'umurimo. Nubona nako karo kumucero usangira na mugenzi wawe, nubona nako kambaro
ubuguza kandi ugure na mugenzi wa gatenge muraza mubana amahoro. Imana yo mwijuru baho umugisha nicojeje ahangaha gira ngo ugure inshuti yanjye turacyari kumwe kandi ndagukunda ugikomeza ukurikirana ibyanjye bizakuneza kandi bizaguha amahoro. Uwiteka Mana y'icyubahiro ndagushimye ndaguhimbaje nshimye kuri uwera wa Israel nshimye kuri ijambo haye abana bawe ndakwinginze ngo ribubake rigiraho gakora ndetse naho ribageza uryumvisha baba yasubizwemo imbaraga uryumvisha afite igikomere cyomore uryumvisha yarahangayitse umuhe gutuza no gukomera mu izina rya Yesu Kristo. Ndahagarika imigambi yose y'itavuga Imana mu izina rya Yesu ibyakwishyirajije ku buzima bwa buri wese ibyabuze umugisha buri wese ibituma tuvuguma mu myijima byose ndabyanze mu izina rya Yesu. Dukeneye umucyo tw'abana bawe dukeneye umucyo ubwoko bwawe dukeneye umucyo twe abana bawe watoranyije turi intore zawe watoranyije komeshyikire buri wese wumvishije ijambo rimufasha. Urakoze urakarama n'izina ryawe Yesu amen. Bye inshuti zanjye ndabakunda Imana baho umugisha murakoze.